ADTV. Turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, muhawe ikaze hano kuri ADTV. Uko mumaze kubimenyera tujya tutambutsa ibiganiro byinshi bitandukanye. Ngewe mwumva mu ijwi ni Pastor Ajab. Imbere kuri kamera murahabona abadamu babiri bambaye imipira yanditseho ngo umugore irabagirana. Mumaze iminsi mubabona mu biganiro bitandukanye bagenda batugezaho. Uyu munsi twifuje kubaza ibibazo bitandukanye ku bijyanye n'iki kiganiro batambutsa buri munsi nk'uko namwe ubwanyu maze iminsi mubikurikirana. Turagira ngo tubakire, tubahe ikaze. Murakoze cyane. Imana ibe umugisha. Murimo murakora umurimo mwiza. Twagiye tubona comments z'abantu batandukanye bavuga yuko bakunze ibiganiro byanyu. Uyu munsi hari abantu benshi na n'ubu bataramenya intego, bataramenya muri bantu ki, bataramenya impamvu z'ikiganiro, ese byagenze gute. Turifuza rero kugira ngo natwe dusobanukirwe neza umugore irabagirana yaturutse hehe, mufite intego ki, byatangiye gute, mumaze kugera kuki. Uyu munsi mwabwira abantu ko wenda ibyo mumaze gukora bimaze gukora uhe mumaro mu bandi bantu. So ndagira ngo mbere na mbere mubanze mwibwire abantu mu buryo bwimbitse. Reka duhere kuri Diane yibwire abakunzi bacu kugira ngo bakumenye mu buryo bwimbitse. Ni karibu. Murakoze cyane. Nitwa Nshuti Diane, ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo n'umwana umwe, ndi umugore wa Pastor Ajab. Nkaba ndi umukozi w'Imana, dukorera umurimo muri Calvary Temple Kabuga. Mu rushako ntago mazemo iminsi myinshi, ni umwaka umwe n'amezi. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Okay, murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Reka twumve mugenzi wawe Sharon nawe atwibwire. Turabashuje mu izina rya Yesu. Murakoze Pastor kutwakira. Njyewe nitwa Sharon, ndi umudamu, ndubatse, mfite umwana umwe, mfite umugabo. Mu rushako simazemo igihe kinini nanjye cyane, mazemo imyaka 3. Imyaka 3 rwose irarengaho ukwezi kumwe. Ndumva ari ibyo ngibyo Pastor. Urakoze. Ndumva wowe uri expert mo kurusha Diane. Imyaka 3 n'umwaka umwe, urumva nta n'icya kabiri arageza ku myaka wowe umaze mu rushako. Imana ibe umugisha. Murakoze kwibwira abadukurikiye. Tubwire uwakijijwe ryari. Wenda duhere kuri Sharon. Sa n'utwibwira mu bijyanye n'umuhamagaro no gukorera Imana, kuko tujya tubona ibiganiro byose muba mukora, muba mufite Bibiliya, muba muvuga ibyanditswe. Murakoze cyane. Nge rero navutse mvukira mu muryango ukijijwe, usenga, nkura gutyo muri ubwo buryo, mbona dusenga, mama akora umurimo w'Imana, nsanga abakuru banjye ari abaririmbyi cyane birenze urugero, umva ari abaririmbyi bose ku murongo kandi baririmbira neza Imana. Rero nkurira muri ayo mavuta, nsanga iwacu ni ahantu haba igicaniro, buri joro turasenga tugahamagara Imana. Nkurira muri ayo mavuta biza kugeza igihe noneho maze kuva muri korali y'abana, ngira ngo ngiye mu rubyiruko, urumva nari mfite imyaka ngira ngo nka 13-14 gutyo. Nibwo nabatijwe mu mazi menshi. Ndabatizwa, nkomeza nyine mbaho mu buzima bw'agakiza, ku buryo nta kindi kintu najyaga mbona kivuga iwacu kitari Imana, kandi no kugeza uyu munsi. Hanyuma rero igihe cyaje kugera uko ngenda niga, mba mukuru, nsoza primaire, njya segonderi. Ariko njya gusoza primaire aribwo ntangiye gusobanukirwa ibyo ndimo, aribwo nangiye gusobanukirwa, aribwo nangiye kumva ibintu by'Imana bindyoheye, aribwo nangiye kumva ngira inyota yo kumva ijambo ry'Imana. Iyo kiri umwana uba ufashwa n'indirimbo, ugafashwa n'ibindi, noneho ntangira kumva noneho nkunda ijambo ry'Imana. Noneho ntago nari nzi kuririmba, n'ubu ngubu wapi, urumva n'ubu byo byaranshaze. Uba muri korali ubu ngubu? Ba muri korali. Okay. Ntabwo nari nzi kuririmba, ariko bakuru banjye barimbaga muri korali nkuru, nkaririmba mu y'abana. Twagera mu rugo papa kanyicaza akambwira ngo ndirimbire indirimbo zose baririmbye, nkazifata kandi zikanguma mu mutwe. Bose bakicara ngo bakantega amatwi uburyo ndirimba. Mvaho rero ngenda nkura, noneho ngeze nko mu P6 mba noneho nibwo nagiye gukunda Imana, nibwo nagiye kumva Imana iryoshye, nibwo hajyamo ijambo rikangumamo nkajya ngenda nditekereza kandi disi ndi mutoya.
ndakomeza ndagenda njya segonderi. Nagiye kujya segonderi ngeze mu P6 bari batangiye kujya banyakira ngo mbwirize mu rusengero. Kwa kundi habaga hakoze abana urubyiruko, ni njyewe wabaga urimo mutoya mu rubyiruko, ariko bakamereza ijambo nkabwiriza njya segonderi. Ngezeyo ndakomeza noneho mba pasterine. Mba pasterine ninjira mu murimo w'Imana rwose. Nanjye no gusobanukirwa Imana irandyohera, nsoza tronkome njya ku kindi kigo mba pasterine kugeza ubwo nasoje imyaka yanjye yose yo kwiga segonderi ndi pasterine. Sinigize mbivamo, igihe kiragera ndashaka nabwo kubwo nanone isezerano ry'Imana natanze hano ubuhamya bazabibona. Kugeza uyu munsi ndi umudamu ushima Imana uri mu gakiza. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane kutwibwira. Abantu bakeneye kumenya uri muntu ki, uba ubigisha ibyanditswe, ufite indangagaciro zingana iki, agakiza kawe gafite ireme ringana iki, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza uriwe. Ndumva wagerageza ukabivugaho nabyo byarushaho gufasha abantu. Murakoze cyane. Nanjye birajya gusa n'ibya Sharoni, nabwiwe Imana no mu rugo, niko nabyita. Nigiye agakiza mu rugo. Mama wanjye yarakijijwe, nagiye kumenya ubwenge ndabyibuka ndi mu mwaka wa 2 primaire. Nibwo najoyininze korali y'abana, ndangije ninjira mu bintu nyine by'umurimo w'Imana, kuko kuwa gatandatu twajyaga tugira amasengesho, twayitaga amasengesho yo kubwirirwa. Tukabwirirwa ariko tukaza kurya nimugoroba. None umwarimu wacu yajyaga atubwira ngo ni amasengesho yo kubwirirwa. Noneho tukagenda tukayirirwamo, twajyaga tubikora 2 mu kwezi. Rero nkura gutyo, ariko mu by'ukuri muri iyo myaka umuntu aba atarasobanukirwa neza, gusa kubera imbuto ibikurimo ukumva urabikunda. Wakumva n'ababyeyi bakubuza wenda ati uyu munsi nturi bujyeyo, wenda muri mu masomo, ukumva birakubabaje, ariko nyamara utazi neza ikintu kigupushinga. Rero narakuze nanjye nabaye mu buzima bwo mu rusengero gusenga, kuko njyewe kuva uwo munsi nababwiye ndi mu wa 2 primaire najoyiningaga korali y'abana kugeza uyu munsi. Ubuzima bwanjye umurimo indi mirimo iza yiyongereyeho, ariko umurimo wo kuririmba nkubamo. Aho naje kwimukira nje i Kigali ndangije primaire, aho nasengeye naho njya muri korali. Mpimutse aho nagiye naho njya muri korali, n'ubu maze gushaka ndi muri korali. Rero umurimo wo kuririmba ndawukunda. N'indi mirimo yose, umurimo w'Imana ni mwiza, ariko kuririmba biza ku isonga. Rero nakoreye Imana muri ubwo buryo kugeza n'ubu ngubu ndacyakorera Imana. Nta buzima bwo hanze nzi, nta buzima buri hanze y'itorero mbese. Imana ibaho umugisha. Ubu abantu barushijeho gusobanukirwa Sharoni na Diane ni bantu ki. Imana ishimwe kuko yabarereye mu nzu yayo, ikabarinda mu gihe cyanyu cy'ubukobwa, mugakura mugashaka, uyu munsi mukamura abagore bubaha Imana. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma nashaka kubabaza, ndabona ku mipira yanyu handitse Mugore Rabagirana. Igitekerezo cyo gutangiza Mugore Rabagirana yaje gute? Icyo gitekerezo cyaturutse hehe? Mufite intego ki? Murakoze cyane. Igitekerezo cyo cyahereye kuri njyewe. Naricaye ndareba, nkajya ndeba, nkasoma udutabo, nkareba ku mashusho media, nkajya nkomeza gukubitana n'ikintu cy'ingo, uburyo ingo muri iki gihe zisenyuka, uburyo ingo muri iki gihe zibamo intambara. Kandi nkumva njyewe nshaka mara kubaka, nagize icyifuzo nkajya nsenga Imana mu masengesho yanjye ya buri munsi, nkasengera urugo, kubera yuko abantu iyo tukiri abakobwa hari ibintu bijya bitutera nk'ubwoba, ukavuga ati se ibintu ndimo kubona wabireka uzashaka niba ari kuriya bimeze, niba nshobora gushaka bikambera kuriya, n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo uzaruhukira mu rugo wazabireka aho kugira ngo njye kuba barabyiteka. Ariko ndavuga amahirwe nzi gusenga. Hanyuma ninjiye mu rugo mfata iyo gahunda yo kujya nsengera urugo by'umwihariko.
icyo gihe mbibwira n'umugabo wanjye tukajya tugira uwo mwihariko wo gusengera urugo. Hanyuma rero mu gukomeza kureba ukuntu ingo satani azitera azirwanya kandi yanga urugo, ndangije numva igitekerezo kinjemo, ndatekereza nta kintu nakora. Nkavuga se nakora iki? Najya nigisha abadamu se, najya nigisha abakobwa batarashaka bagiye kurujyamo, nabitangira gute se? Noneho nkajya nsenga Mana, ese nakora iki? Hari umushuti wanjye wigeze kumbwira, ambwira ibibazo bye mu rugo, noneho ndamuhugura. Noneho muhugura mu buryo butunguranye nyine, arambwira ati byaye bimeze gutya. Noneho hari ukuntu ujya kumva amagambo arisutse nyine, nkomeza mubwira, yumva ndamwubatse. Arangije arambwira ati ni ukuri uranyubatse, Imana iguha umugisha. Noneho mpita nshingira kuri ako kantu ngo uranyubatse, bose Mana ko numva nshaka kubaka abantu kuri iki kintu, nibura nkagira ikintu nkora kuri urugo. Muri ibyo rero no gukomeza nsenga nuko idea yaje, avuga ariko bisaba iki kugira ngo urugo rwubakwe? Ni umugore. Ese kugira ngo urugo rube rwuzuye rurimo no gusenga, ninde ubigiramo uruhare? Umugore. Ndangije ndavuga ariko rero byanjemo gutyo ngo umugore akwiye kurabagirana. Nkibivuga gutyo nza kwicaza umutware wanjye mbimuganirizaho. Ndamubwira rero maze iminsi ndwana n'ibintu, mubwira n'amezi nari maze nk'amezi 3 ndabimubwira. Mubwiye gutyo arambwira ati si ibyo bintu wabitekerejeho gute? Ndamutekereza. Arambwira ati rero ati ni ugusenga. Navuze iryo zina mugore rabagirana ntarimo gutekereza kubishyira wenda kuri social media. Nyine numvaga ari nk'ikintu kizajya kibaho nka rimwe mu kwezi, tugatumira abantu, tugahurira abantu muri sare, igitaramo cyangwa igiterane mukigisha abagore. Tugatumira abantu bakuze bafite experience, nyine kikaba igiterane cyangwa igitaramo ko nakira. Noneho mbibwiye umutware wanjye, aravuga ati se ibyo bintu ntibyatangira, ntibyazaba ariko bigatangira gutya? Aba nawe anshyiriyeho uyu murongo wa idea imeze gutya, ati byatangira gutya, mugashyira ukabishyira kuri YouTube bigakomeza. Noneho rero maze kubibwira numvishe nanjye mbishyigikiye, niko kubiganiriza mugenzi wanjye. Nararebye nsanga abantu babiri bafite imbaraga kurusha umuntu umwe. Ababiru bishe umwe n'ubundi. Noneho ikindi mbona ko kubizana mu buryo bwo kuganira bifite imbaraga kurusha uko naza imbere nkajya mvuga nzana ibyanditswe nkatanga ingero, kurusha uko twaba twungurana ibitekerezo gutya. Sharon ni inshuti yanjye, ni inshuti yanjye cyane, n'abavandimwe ntabwo waba wibeshye. Ubushuti bwimbitse. Hanyuma dukorana n'umurimo w'Imana, imbuto yera ndazizi, uburyo ari umugore w'umunyembaraga ndabizi. Muri icyo gihe cyo gusenga komezaga nsenga nkabwira Imana, rero ndumva nifuza umuntu twafatanya, maze kumva ko bibaye ari igikorwa cyo kuganira muri babiri, ntangira kubisengera. Hanyuma rero mu gukomeza nsenga nkajya numva mpatwa ari we ukomeza ugaruka mu nshuti zanjye, kuko mfite inshuti nyinshi. Noneho ndavuga noneho kanzabimusangize, ni numva bishyigikiye nzamenya ko Imana ari byo yashyigikiye. Okay. Ndashaka kubaza Sharon, Diana akimara kukubwira icyifuzo cye, akimara kubwira ikiganiro, akimara kubigutekerereza, wabiyakiriye gute? Wumvisha ari ibiki? Murakoze cyane. Mu busanzwe kuntu nteye, ntago nkunda umuntu wicara ubusa. Kandi ibintu byose bishobora gufasha umuntu, niyo yaba uruhinja, ndabikunda. Ndabikunda ku rwego rwo hejuru. Kandi ikindi nkunda guhorana n'umuntu uhora unyungura igitekerezo gishya. Ntabwo nkunda guhora mu kintu kimwe. Uko niko Sharon ateye. Rero mba numva umuntu yambwira ngo aka kantu tugakoze ni kaba keza,
wenda akabimbwira saa moya, saa tatu akongera akambwira ati nungutse akandi gatekerezo, saa sita akongera akambwira, saa kuma akongera akambwira. Iminsi yanjye ikaba gutyo, bivuze ngo nkunda ibintu bishya kandi byiza. Hanyuma rero Diane yarampamagaye arabimbwira, amaze kubimbwira namubwiye ngo Diane ngo nuko nguko namubajije mu buryo bwo kumubwira ibyo bintu uvuga wabitekerejeho, barabisengeye. Namubwira ni Diane uvuze ngo, arambwira ati nagize igitekerezo. Diane azi gusobanura neza ibintu, akubwira ikintu kabisuka cyumva pe, ariko kugira ngo nanjye unyemeze ni ibibazo bikomeye, ntago byoroshye. Ndamubwira Diane urabizi ibyo bintu ni byiza, ariko reka mbisengere. Nanjye arambwira ati mpereza iminsi yo gusenga. Namubwira ntayo nguha, tegereza agenza gusubiza. Ndasenga mbaza Imana, ndasenga. Noneho nasaga nk'umaze iminsi, maze igihe ntashobora kujya, wenda ntago nakoraga kuri social media, ariko imbere y'imbaga nyamwinshi mvuga amagambo y'Imana n'iki narabikoraga. None nari maze igihe narashatse, narabyaye, nibereye muri ibyo ngibyo nyine. Ndasenga umva, nkajya mvuga Diane uyu munsi ndamuhakanira pe, umva nkirirwa nzi ngo ndi bumuhakanire, ariko byageze usanga nkavuga umutima ukaza ukanganiriza. Buriya hariho abantu batajya berekwa cyangwa bumva amajwi, ariko ijwi ry'Imana rikaza mu gitekerezo cyangwa mu mutima we. Nasoni koko, none si ibintu ufite wabwira abantu ubibikiye ndi bikurimo. Ntubizi yuko ufite impano yo kuba wabwira umuntu ikintu kikumvikana, ntasoni ugasanga umutima nuko nguko uhora unganiriza. Naje gufata igihe mbyemerera Diane, ariko nsubiye inyuma gatoya, ibi bintu mvuze mama ashobora, arebye ikiganiro ashobora kubimenya. Twigize kuba tuvuye ahantu mu kirori hafi y'iwanjye, noneho turazana na mama, tuzana n'undi mwana w'umukobwa. Dushyitse mu rugo turasenga, tumaze gusenga arambwira tugiye kujya kuri social media. Mbere yuko iki kiganiro, mbere yuko Diane ampamagara, mwasenganye n'umuntu arakubwira ati ugiye kujya kuri social media. Urumva twari tuvuye mu kirori, baje mu by'ukuri kwiryamira ngo baruhuke mu rugo. Turatahana, mama akirebye yabyibuka, twari kumwe. Arambwira tugiye kujya ku rubuga rumwe nkoranyambaga, ati kandi Imana izagushyigikira. Kandi urabizi igihe mvugira, namurebye namubwira oya, aho ngaho wibeshye rwose. Umukozi w'Imana uramukura uhita umubwira ati bisubizaho bikuye. Ndamubwira oya, nta rubuga nkoranyambaga najyaho. Urumva cyane ko ntinya n'akarubanda bagenzi. Umva ntinya kujya kuri social media nshuti zanjye. Numvaga ari ibintu bitaza mu bintu n'Imana yavuga, kuko ntibyari n'igitekerezo cyane. Ndangije ndabihakana. Nyuma yaho Diane abimbwiye, mbabwije ukuri kw'Imana ndi imbere y'Imana, ibyo bintu nari narabyibagiwe. Wabyemeye utibuka ko Imana yari yarabikubwiye? Narabyibagiwe pe, kandi ntago hari haciyeho igihe kinini. Ndakeka nta n'ukwezi kwari guciyeho, ariko hari igihe umuntu akubwira byinshi, ufite umunaniro, ufite ibitotsi, bimwe ukabyibagirwa. Diane abimbwiye ndabyemera, maze kubyemera nagize ubwoba. Ndavuga Mana, ubuse ko mbyemeye, ubuse ndakora iki? Umutima uraza urambwira ariko birashoboka yuko hari ikintu abantu bazagusaruramo. Genja ndaza nkorana na Diane, ahubwo nyuma tumaze iminsi dukora, tumaze gushyiraho ibiganiro byinshi, nza kuvugana na mama kuri telefone. Arambwira turibuka ko bino bintu hariho umuntu wabikubwiye ukanabihakana. Nsubiza ubwenge nyuma ndabyibuka. Buriya rero njya ngira ukuntu ikintu ntahaye agaciro ngitaho. Ikintu nkomeza kugira mu mutima nicyo nahaye agaciro. Icyo nahaye agaciro nangwa se mbona nshobora guha agaciro kikambira ndakibagirwa. Ariko nibwo naheje kubona ko ibintu byari mu mugambi w'Imana. Urakoze. Wow, Sharon urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Birumvikana yuko ukimara gusubiza Diane yuko umwemereye yarishimye, kandi bigaragara yuko umwuka w'Imana yari yamukuyoboyeho kubera impamvu. Ntabwo yari yarazi yuko hari message Imana yigeze iguha yuko ugiye kuza kuri social media, ariko mu gusenga kwe no kwibaza umuntu bakorana, umwuka w'Imana akamuyobora kuri wowe. Murumva ko ari wa mugambi w'Imana wari urimo urakonectinga
n'icyo Imana yagambiriye. Hanyuma nyuma yuko mutangiye, ni izihe challenge mwahuye nazo? Murakoze cyane. Challenge ntago zabura, twahuye nazo, ariko challenge twahuye nayo cyane, urabona koko mu bigaragara tugaragara nk'abantu bato ku maso. Challenge twahuye nayo ni yo kumva abantu bibaza, ariko se aba bantu bangana gutya ntago aribo bakabaye bavuga ku rushako, kuko nta experience bafite. Ikindi ugasanga baraguca intege, ntibabe bana bivugira hirya gusa, ahubwo bamwe na bamwe bakanabitubwira ati bimeze gutya na gutya, ntago rwose ntago bikubereye oya si ukutakubera, ahubwo ntibigukwiriye. Njye hari n'uwigeze kumbwira, ariko nyine ntago yabivuganye umutima mubi. Hari abantu bavuga ibintu ubona ko harimo n'umutima mubi, kavuga ubundi se bariya ejo bundi bizaba byikubise hasi, bizaba birangiye. Ariko uwo nguwo ni mushito wanjye yarabimbwiye, nyina buraga, akunda kuburaga, arambwiye yateye blaga avuga ko bizikubita hasi vuba. yawe yaravuze ngo ugeze ejo none uje kunyigisha. we nyine amaze y'igihe noneho nyine ndaseka, ariko yarablagaga ndabizi. Rero cyarengi bashatse kuducamo intege, ariko nanone tukavuga oya ntago twacika intege, kuko ntago ari umuntu waduhamagaye. Noneho turakomeza, noneho tukumva turarushaho ahubwo gukora, avuga Imana, tukarushaho gusenga, gusaba Imana kugira ngo ibyo dukora bizagira umumaro. Rero achievement yo ibiganiro byacu byubatse benshi. Ikimenyetso ni ikiganiro duherutse gukoraho tubasomera amakomenti y'abantu. Noneho ikintu gishimishije cyane ni ukuba twebwe tugaragara nk'abatoya, twebwe bavuze ko tudakwiriye kuba ari twe tutanga iyi nyigisho, ari twe mutanashoboye. Ubwo birajyana, iyo umuntu akubwiye ngo ntago ari wowe ku mpamvu runaka, aba ari gukubwira ngo uri gukora ibyo udashoboye, ntago ari ibyawe. Buriya birajyana. Rero twebwe tudashoboye, noneho turimo turatanga umusaruro. Abantu baturuta kure bamaze imyaka ingana niyo dufite twe mu rushako, bakira bagahinduka, uhita wumva koko iyo achievement ituguha n'imbaraga zo gukora kurushaho. Imana ishimwe kubyo. Sinzi niba mugenzi hari icyo yakongeraho. Challenge yavuzeyo nta mpamvu yo kwigarukaho, ariko urabona turi abadamu, urumva tugira inshingano nyinshi. Noneho ugasanga wenda turategura igihe cyo gukora, ugasanga akazi karadufashe, kaba kandi cyangwa se kakaba ari n'akazi ko mu rugo, umwana yarize, amasaha turakererewe, ugasanga utwo tuntu twose tugenda duhura natwo. Hanyuma urucanege rwo nta kintu cyose watangira ngo ubure kugiramo urucanege, niyo yaba ibindi, niyo yaba business, ni rucanege irahahora kandi ni motive umuntu. Abantu rwose baduciye intege, mwarakoze, Imana ibaho umugisha, turabakunda. Twakomeje gukora cyane, turavuga noneho twebwe icyo tugamije ni ukubaka ingo ntizisenyuke. Nibura nkajya nica nkambwira Dea, nibura niba twabonaga umwe cyangwa babiri, akambwira ati se tuzababona, wenda barahindutse ariko bibari mu mitima, babonye ibiganiro se wajya se kubabaza. Ariko umunsi umwe Imana idukorera gashya, umva abantu bandika comment, ibintu biracika, turavuga wow, iki nacyo ni ikimenyetso, kuko twe twanasenze dusaba Imana uzatwereke basi yuko ibyo dukora hari icyo bitanga. Ntago twari tuzi inzira izabicishamo, wenda twari tuzi ngo tuzaryama turote, ariko umunsi umwe ikora ku bantu, Imana iradutangaza. Achievement
shani nyinshi usibye na comment n'abantu mwihurira mugahura arakubwira ati uranyubaka uretse n'ibyo ngibyo no mu masaha make tumaze twicaranye hano nge na Diane tutaratangira ikiganiro turimo gutegura uburyo turi bukore hari benshi twakomeje tubona batubwira wow muratwubaka nukuri wow muratwubaka hanyuma Diane nkuko bivuze ngo ugasanga turimo turubaka abantu bamaze imyaka mu rushako nk'iyo twebwe dufite kuva tuvutse kugera uyu munsi iryo ni ishimwe rikomeye ariko uretse n'ibyo ngibyo niyo yaba abari munsi yacu tukabona ingo zirubakika kandi ikinejeje pastor umuntu akubwira ati ndahindutse ugasanga feedback zose ni nziza Imana ishimwe pe. Wow, Imana ishimwe kuko iyo itangije umurimo iranawuherekeza kugeza iwusohoje. Rero buri gihe Imana ivuganye nawe ikintu ujye umenya ko Imana izaguha imbaraga zo kugikora kandi kigakoreka neza. Uzamenya ngo nubwo cyarwanwa byanze bikunze Imana izarwana iyo ntambara. Imana ishimwe ko yahagaranye namwe kandi igakomeza kwiyubahisha ubutumwa mwatambukije bukaba hari abo bwabashe gukiza. Pastor akandi iyindi achievement natwe ubwacu twarakuze turushaho gukura umunsi ku wundi iyo dusomye tugashaka icyo kubwira abantu umwuka akadusanga akaduhishurira icyo twakora natwe tuba turimo turigiramo tujya kuhugura abantu cyangwa se kubwira abantu twabanje natwe kwiga. Imana ibaho umugisha murakoze cyane. Ndashaka noneho ko mubwira abantu iki kiganiro cyanyu mugorera bagirana ikintu mushaka kugeraho ni ihe achievement mwumva muri kuharanira kugeraho kuko buri gihe iyo umuntu atangije ikintu agitangirana intego. Igihe cyose ukoze ikintu ariko ukagikora nta ntego ufite ukorera mu kavuyo ukorera mu kajagari ikije cyose kiguciye intege rimwe na rimwe ukatangira ukadevia cyangwa se ugatangira ugata icyerekezo kuko ntacyo wari ufite. Urakoze cyane. Icyo dushaka kugeraho n'ubundi nicyo natangiye nsobanuraho kuri mugorera bagirana ni ukugira ngo tubone nibura ingo z'abanyarwanda ingo muri rusange zirushaho kubaho neza. Cases zajyaga ziba izo gusenya amakimbirane yo mu ngo akagabanuka. Mu yandi magambo mu magambo make nuko nyine ingo zikira uko kurabagirana kukagaragara mu ngo. Hanyuma natwe tugashima Imana tukavuga ko mwagize uruhare mu kubaka societe. Imana iba umugisha ndumva bisobanutse. Hanyuma ikibazo kindi nshaka kubabaza iyo mugiye gukora ikiganiro runaka message muri butambutse mubwire abadukurikiye kugira ngo muhitemo icyo muri buganireho mubigenza mute muba inspired mu buhe buryo mukura hehe topic mushingira he kugira ngo mwemeze topic muri buvugeho. Wenda Sharon yasubiza nabonye yaramaze akanya atavuga. Murakoze cyane pastor. Iyo tugiye gutegura topic turabanza tukareba ese ni ibiki byugarije ngo muri iki gihe urumva biba ari byinshi noneho tukareba none se ni iki kirimo gutwaza ingo igitugu kurusha ikindi urumva tukakireba tukavuga wenda muri iyi minsi hariho divorce nyinshi cyane urumva noneho twamara kubona wenda ko hariho divorce nyinshi tukibaza ariko ubundi ziterwa n'iki divorce zirimo kuba ziterwa n'iki tukavuga okay ubu ngubu si bishobora kuba ari amakimbirane ari mu rugo urumva noneho tukavuga se igitera amakimbirane n'iki urumva ni byinshi twarangiza tukabishyira ku murongo tukavuga tuti nibura tuzavuga
tuzagenda tuvuga ku kintu kimwe nidusoza inuza iyo kote y'amakimbirane duhite dufite topic nyinshi ntago ari ukuvuga ngo topic wenda dutegura imwe ngo nirangira tuzashyiraho izi indi oya zose turazifite ku murongo uburyo tuzagenda tuzivugaho hanyuma wenda tukagenda tuvuga tuti niba igitera amakimbirane dukurikije wenda ibiganiro twagiye dukora ugasanga wenda harimo umugore kutaganduka harimo umugabo kudakunda umugore ugasanga ibyo byose turagenda tubivugaho ariko dufite ya topic y'amakimbirane mu rugo urumva rero bikazasoza ari byo bizanye iki divorce twaricaye turareba turavuga tuti divorce yugarije isi ntago ari ukuvuga ngo yugarije abanyarwanda yugarije isi nuko nguko dutegura ibintu byacu wow muri make mufite nka stock icyo nakwita stock cyangwa igitabo giteguye kirimo topics nyinshi mwateguye kuri mugenda muvivura imwe yavaho mukavivura mukaza gufata indi gutyo cyane wow ndumva ari byiza hanyuma ikindi kibazo nshaka kubabaza ni bihe bintu by'ingenzi mushaka cyangwa se mwifuza ko abadamu bazigira mu kiganiro umugore arabagirana icy'ingenzi cya mbere ni ukwereka umudamu cyangwa se kumwigisha kumenya inshingano ze hari akantu twahereyeho tuvuga ku nshingano z'umugore n'umugabo umugabo akwiye gukunda umugore akubaha umugabo akamugandukira umugore turifuza ko umugore amenya inshingano yo kubaha umugabo icyo kintu nitukimenya abadamu tukacyubaha tukagishyira mu ngiro kandi mu kugishyira mu ngiro tukumva ko ari ubuzima bwa buri munsi kuko usanga umudamu uyu munsi yisubiyeho akavuga ati reka nubahe umugabo ariko kubera ko afite ako kantu muri we katarandutsemo niba nabyita gushinga ijosi kutaganduka mbese ugasanga uyu munsi arabikoze ejo hari ahandi bimugonze turifuza ko ako kantu kabaho umudamu kuko ari we n'ubundi tureba umudamu wese wakurikiye ikiganiro umugore arabagirana ako kantu kamugumemo niyumva katarimo no kumugumamo gasengere icyo kintu nikiba ukabona wananiwe kuganduka wananiwe kubaha umugabo umwubaha uyu munsi ejo bikanga pfuka musenge niba kandi ubona birimo birakugora dusange urumva twari twibagiye no kubwira abantu ko twakira n'abantu batugisha inama icya mbere umugore kumenya inshingano ye ngo ni iyihe akareka kwivanga mu nshingano itariye atabizi kabiri kubaka umuryango ushingiye ku bumana gusenga tukaba abakristo ari nayo mpamvu twifashisha iri jambo ry'Imana duhora twibutsa umugore ngo shinga ivi aho bikomeye shinga ivi ubwo urumva impamvu ya mbere ni ukumenya inshingano yawe iyo ariyo niba ari ukuganduka ni uguca bugufi ni ukubaha icyo gihe wijya kuba umutwe w'urugo wowe nyamara uri umufasha umudamu ni umufasha Imana yaremye umuntu ibona ko atari byiza kaba wenyine imuremera umufasha ni ukumenya ko uri umufasha kabiri ni ukubaka umuryango mwiza ushingiye ku bumana gatatu ni ukuvura imitima hariho abadamu bari mu ngo bababaye twakoze ikiganiro ubushize tuvuga ku kwihanganira kiriya kiganiro buriya cyari gishingiye ku kintu cyitwa kuvura umutima ihangane komera bizarangira nizo ngingo 3 twashingiyeho murakoze cyane Imana ibo umugisha nizere ko abadukurikiye barimo barumva neza umugore arabagirana ibayeho kuyihe mpamvu kandi zamarira iki abanyarwanda n'abakunzi bacu batari mu Rwanda n'abanyamahanga babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ikindi rero ikindi kibazo twifuza kubaza ni ikibazo kibaza ngo mwaba mufite abandi bantu mukorana abo bantu barahari abantu rero badufasha barahari abantu badufasha baba bari mu buryo butandukanye
icyambere nta muntu ubaho utagira umujyanama. Ntabwo wakigira inama mu buzima, cyane cyane iyo uri muto nkatwe warinjiye mu bintu nk'ibi ngibi by'abantu bashesha kanguhe mu rushako. Rero turabafite abajyanama bakuru bakuze, aho bigucanze turagenda tukabegera tukabagisha inama kandi beza pe, twabahitiyemo neza ku buryo mutazigera mubona ko twabahaye ibintu bibi cyangwa bigayitse. Rero turabafite n'abatubwira courage mukomere, turabafite, dufite yewe n'abandi bantu badusengera mu buzima bwa buri munsi, badusengera, turabafite. Imana ibahereza umugisha, barahari. Ese haba hari undi muntu uhari wumva yifuza kwifatanya namwe mu buryo ubwo ari bwo bwose, wenda akaba azi kuvuga, akaba yumva nawe yaza kuvuga, wenda afite uburyo bwo kujya bagira inama mu gikari, cyangwa se akaba afite uburyo yajya batera inkunga kuko akunda ikiganiro, ibyo bintu mubisobanurire abakunzi banyu kugira ngo basobanukirwe imikorere yanyu. Uri umudamu, uri igitsina gore, ariko uri umudamu wubatse ufite urugo, rwose ni karibu. Upfa kubuzanya ibintu byubaka imitima, kuko twababwiye amahame yacu. Upfa kubuzanya ibintu byubaka imitima, upfa kubuje kubwira abantu kugira urugo rushingiye ku gusenga n'ijambo ry'Imana rwa Gikristo, kabone niyo waba urwo rugo rutarakizwa ariko ushoboye kubabwira ibyo bintu, kwakira rwose. Turaza gushyiraho nimero, muzajya mutuvugisha, tuzanabagenera n'umunsi wo kujya duhura namwe. Niba ari ngombwa ko dukorana, ukaza tugakorana, tuzajya tubereka ubuhamya bw'abantu batandukanye, abadamu bamaze igihe mu rugo, ibyo bahuriyemo nabyo, uburyo bihanganye. Nibyo ngibyo Pastor saba umugisha. Murakoze cyane. Ndumva mugerageje gusobanurira abakunzi b'ikiganiro Umugore Arabagirana, cyane cyane wenda bari bamaze iminsi bibaza bari abantu na kwifatanya nabo gute, nabageraho gute. Babyumvishe ko hari nimero ya telefone tuzabahereza abifuzaga kuba bajya babagira inama ndetse no kubatera inkunga wenda mu buryo bufatika. Wenda byose birashoboka cyane ko nta kintu na kimwe gikorwa kitasabye imbaraga z'ubushobozi. Babiri ariko ushaka kutwiyungaho azaze turamwakiriye, niko twakomeje tuvuga ko tuzabakira. Niyo mpamvu rero y'iyo timu turimo turashaka kuba abadamu b'abanyembaraga bafatanyije ari benshi, kuko ababiri baruta umwe n'abatatu baruta umwe. Uko tuzagenda twaguka niko tuzarushaho kugira imbaraga zibasha gufasha sosiyete. Iyo timu rwose turayiteganya. Wow, murakoze cyane.